Bahaye ikaze. Muri iki gitondo rero nje hano ngo tuganire ku burenganzira bw'umurwayi bwa bundi buri muntu wese aba akeneye kumenya. Igihe ugiye kwa muganga uba ugomba kumenya ko ufite uburenganzira bwo guhitamo muganga ugomba kukuvura, bwo guhitamo aho ugomba kuvurirwa. Ubwo burenganzira rwose urabwemerewe. Ubwa kabiri, uburenganzira bwawe bwo kumenya indwara, bwo kumenya uburyo ugiye kuvurwa, bwo kumenya n'ibishobora kugukorerwaho. Ubwo ni uburenganzira bwawe wowe murwayi kumenya ibyo bintu. Icya gatatu ni uko umurwayi afite uburenganzira bwo kugirirwa ibanga. Amakuru y'umurwayi aba agomba guhama kwa muganga, ntago aba agomba kuhasohoka. Igihe hasohotse ubwo umurwayi aba atahawe uburenganzira bwe, bishoboka wajya kubaza n'impamvu amakuru yawe yasohotse. Uburenganzira bwa kane bw'umurwayi ni uko umurwayi agomba gufatwa neza, ni uko umurwayi agomba kutavugirwaho nabi, ni uko umurwayi atagomba gusuzugurwa, atagomba gucibwa intege. Umurwayi ntagomba gutukwa, umurwayi ntagomba gukubitwa. Uburenganzira bwa gatanu ni uko umurwayi agomba kugira umutekano, yaba mu kwitabwaho mu buryo bwo kumuvura, yaba mu kwitabwaho mu buryo bwo kumupima. Ibyo byose umurwayi abifiteho uburenganzira kandi aba agomba kubigiraho umutekano usesuye. Wowe rero udukurikiye, igihe ugiye kwa muganga ni byiza ko ugenda uzi uburenganzira bwawe kugira ngo nawe utaza guhutaza uburenganzira bw'abandi. Reka turusheho gusobanukirwa n'ibitureba, turusheho gusobanukirwa n'ubuzima kugira ngo buri muntu wese abashe kwita ku buzima bwe, abashe kurengera ubuzima bwe. Dukomeze dusangire ibiganiro byiza rero kuri channel yacu Miss Theonie. Mwibuka gukora subscribe, mukoreshe ya ku nshuti zanyu kugira ngo dukomeze gufatanya twubaka ubuzima buzira indwara.